Uru ni urutonde rw'abasore 10 bigarura imitima ya benshi hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo bitewe n'ubwiza bwabo ndetse n'ibikorwa bitandukanye bagiye bamenyekanamo. Nk'uko bisanzwe turahera ku mwanya wa 10 tumanuka. Icyo usabwa gusa ni ukureba video mpaka kugeza ku musozo kugira ngo nawe ushire amatsiko. Ku mwanya wa 10 turasanga Moses Turahirwa. Uyu akaba ari washinze inzu y'imideli yahawe izina rya Motions. Uyu musore utangaje rero nubwo yagiye avugwaho udushya twinshi nko kuba yaragerageje guhindura indangamuntu ye ahanditse igitsina gabo agashaka kuhashyira igitsina gore, agashinjwa kenshi gukoresha itabi ry'urumogi nawe ubwo akaba yarabyiyemereraga, ndetse abantu benshi uyu bavuga yuko ari umutinganyi ndetse nawe mu mvugo ze rimwe na rimwe akaba ajya abyiyemerera. Ariko ibyo ntibikura yuko abagore n'abakobwa babundira imiterere ye y'umunsi ku buryo ubona yuko ari umusore uri fit mbese ushinguye, ndetse abagore benshi bavuga yuko bamukundira igikara cye, abandi bakavuga yuko bamukundira kuba ari creative mu byo akora. Uyu rero akaba ari twashyize ku mwanya wa 10 mu basore bakunzwe cyane n'abakobwa hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 9 turasangira Dukunda Wilson uzwi ku izina rya Rutambi. Uyu rero yamenyekanye cyane kuri Red Bull GD kubera uruhare rwe mu gusetsa abantu mu buryo budasanzwe. Rutambi kandi yanagaragaye muri filime zitandukanye z'uruhererekane hano mu Rwanda. Wakongeraho utundi dushya ashyira ku mbuga nkoranyambaga ze bikamufasha gukurura abantu benshi bamukurikira. Rutambi kandi akomeje kwigarura imitima ya benshi kubera ingano ye idasanzwe. Uyu kandi nawe umushidikanyaho kubera ko niwe musore wa mbere mu Rwanda wakoze umubiri. Ikindi kandi wamenya kuri Rutambi ni umutoza wa siporo wabigize umwuga. Rutambi rero afite abafollowers basaga 149 ku rubuga rwa Instagram. Twose cyane ku mwanya wa 8 turasanga Kwizera Jean Bosco uzwi cyane nka Juno Kizigenza. Uyu ni umuhanzi w'umunyarwanda uzwi cyane mu njyana ya Afrobeat, R&B na Pop. Yamenyekanye cyane mu muziki nyarwanda kubera indirimbo ze zikundwa cyane. Ahangaha izo twavugamo nka Birenze, Nazubaye, Shenge ari naherutse gusohora vuba ndetse n'izindi zitandukanye. Juno kandi afite impano yo kwandika ndetse no gutunganya indirimbo zigezweho kandi amaze kugira abafana benshi kubera uburyo bwe bwihariye mu kuririmba. Uyu kandi yavutse ku wa 23 mu Gushyingo mu mwaka wa 2000. Yavukiye mu mujyi wa Kigali avukira aho bita Kicukiro. Juno Kizigenza afite abafollowers barenga 285 ku rubuga rwa Instagram. Uyu rero tukaba twamushyize ku mwanya wa 8 kuri rutonde dushingiye ku gukunda agaragarizwa n'abafana. Ku mwanya wa 7 turasanga Mugisha Fred Robinson uzwi ku izina nka Element L. Uyu ni umwe mu baproducer bakomeye hano mu Rwanda, akaba yaramenyekanye cyane kubera umwihariko we mu gukora indirimbo zitandukanye mu njyana za Afrobeat, R&B na Hip Hop. Element yakoze ku ndirimbo zakunzwe cyane hano mu Rwanda ndetse no mu karere, aho yagiye akorana n'abahanzi bakomeye bo mu Rwanda nka Bruce Melody, Juno Kizigenza ndetse n'abandi. Element rero akaba ari imfura mu muryango w'abana 4. Yavutse ku wa 26 Nyakanga mu mwaka wa 2000, avukira mu karere ka Karongi. Element kandi uretse ibyo kuba ari umuproducer ukomeye ni n'umuhanzi ukomeye kuko hari indirimbo yagiye akora kandi zakunzwe cyane n'abatari bake, cyane cyane biganjemo abagore n'abakobwa. Element kandi afite abafollowers barenga 385 ku rubuga rwa Instagram. Tudatinze rero ku mwanya wa 6 turasanga Uwizeye Mark wamenyekanye cyane ku izina nka Rocky Kimomo. Ni umusobanuzi wa filime wagafasha hano mu Rwanda ku buryo n'umwana muto atangira kumenya ubwenge yareba filime ya Rocky acyumva ijwi rye akamenya yuko ari Rocky Kimomo uri gusobanura filime. Ibyo kandi byongera gushimangirwa n'abantu bafata amafilime ku ba DJ, aho usanga bavuga ati mereza filime yabikubita cyangwa ari igihinde ipfa kuba yarasobanuwe na Rocky. Byakugora kwanga filime yasobanuwe na Rocky ko ni umuhanga mu byo akora kandi akaba umwe mu bagira abafana benshi cyane cyane biganjemo abagore n'abakobwa kubera ijwi rye ryiza n'uburyo akora akazi kabishyizemo umutima. Rocky Kimomo afite abafollowers barenga 615 ku rubuga rwa Instagram. Mbere yuko twinjira muri top 5 rero ndagusaba gufata amasegonda make yo gutera inkunga ino channel. Ngaho kandi like kuri no video kandi niba utarakora subscribe kuri no channel ndagira ngo ubwire ko icyari cyo gihe cyawe cyo kubikora kugira ngo utazagicikwa n'ibindi byiza tudasiba kubagezaho umunsi ku wundi. Nimba wamaze gukanda subscribe reka nkubwire ngo kana kukazogera kugira ngo part 2 igiye kuza
uru rwa rutonde rw'abasore 10 bakundwa n'abakobwa ndetse n'abagore kurenza abandi hano mu Rwanda, ariko bibaye ngombwa yuko tubahereza part 1 ndetse tukaba tugiye kubahereza part 2. Iyi part 1 yarimo guhera ku 10 kugeza kuri 6, noneho part 2 igiye kuba irimo guhera ku wa 5 kugeza ku wa mbere. Ngo reka tubane muri part 2, reka mbabwire ngo iyi yari X Trending Rwanda, naho njyewe Darix.